Turabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi, tubahaye ikaze kuri Royal Nations TV, muri kumwe na Muhongayire Jacqueline, turabakiriye. Uyu mwanya rero dufite insanganyamatsiko isa naho ikomereza ku kiganiro cya mbere twatangiriyeho, twavuze ku mikurire y'umwana ndetse tuvuga n'uburyo umubyeyi agomba kumufata ntakomereke mu marangamutima ye. Ariko noneho uyu munsi tugiye kureba ku ruhande rw'abana, uburyo umwana abaho, akaba umwana warezwe ariko agatera igikomere ababyeyi. Bigenda gute? Umwana baba bamureze mu buryo bifuza ko azavamo umuntu ushobora kuzifasha ejo hazaza, ndetse akazavamo umuntu nawe ushobora no kurekonesa ibyo ababyeyi bamukoreye. Nubwo bitaba ari inyishyu cyangwa se ikiguzi, babikora nk'inshingano nk'uko twabivuze ko umubyeyi aba ari umushumba, noneho umwana nawe akaba ari intama. Hari uburyo rero umwana ashobora kunanirana, icyo bari bamutezeho ntaba ari cyo bamubonamo, bishobora kuba za ngaruka z'ibikomere yagize igihe bamureraga. Ariko nanone hakaba igihe bibaye ari amahitamo ye. Uyu munsi rero iyo nsanganyamatsiko iragira iti: niba habaho ndinda dawe, niba habaho ndinda mwana, habaho na ndinda dawe. Cyangwa se ndabicuritse, ariko ubwo ababizi reka wenda mbivuge muri ubu buryo. Bivuga ngo igihe umwana urimo murera aba agukeneye, ariko uko ugenda ukura nawe hari igihe uzamukenera, kuko za mbaraga zawe uba umeze nk'aho wazicuranuriye muri we. Bivuga ngo iyo ndinda dawe aba agukeneye, noneho nawe igihe hajeho ndinda mwana nawe uba umukeneye. Ni ukuvuga ngo ni vice versa cyangwa se ni vice versa. Ubu buzima tubamo hari igihe cyo gukenera umuntu runaka, wenda niko nabivuga. Ariko reka tuvuge ku mwana n'umubyeyi. Umubyeyi yarakureze, nibyo ashobora kuba yarakureze muri kondisiyo zigoranye, mu buzima buruhije, kubera ko wenda bwari butarafata umurongo, ariko biratinda bufata umurongo, cyangwa se niba butaranawufashe mu gihe wumvaga uwukeneye. Ariko ibyo ari byo byose mu kugerageza kwe ni wowe yareraga. Wenda nongeye nko kugaruka ku rugero rwa Yozefu nawe yari umuhererezi wabo mu bana 10, yari uwa 11 kuko umuhererezi yari Benjamin. Abaho afite bakuru be, bamugirira nabi, bamutwara mu buzima atigeze ategura, nk'uko twabivuze mu kiganiro cyatambutse. Ariko akomeza icyo yiyumvagamo. Se yaramukundaga, Bibiliya ivuga yuko bamugiriraga n'ishyari ntibabyishimire. Ariko ndashaka kuvuga noneho ku ruhare rw'umwana agarura ku muryango, ashobora gukora ku muryango. Niba uri umwana uyu munsi ugifite ababyeyi, mboneyeho kwihanganisha abatakibafite, kuko nabyo birababaza, cyangwa se abatigeze banababona ngo babahe ubwo burere, babarere neza. Ndabihanganishije, mukomere. Ubwo Imana nizera ko yabashakiye abandi bashumba. Ntabwo Imana yakureka gutyo, iba ifite uko uzabaho. Igihe cyose ugihumeka iba ifite uko yakugeneye uzabaho. Rero nihanganishije abo bantu bagize ibibazo byo kubura ababyeyi babo bakiri batoya, cyangwa se banigiye hejuru, ariko ukaba uyu munsi utakibafite. Ndakwihanganishije rwose, kuko ibyo ngiye kuvuga uyu munsi ushobora kuba uvuga uti barandeze ariko ntitukiri kumwe, ngo mbiture neza bangiriye, cyangwa se barebe nuko nakuze.
cyangwa se bashobora kuba banahari ariko kubera wenda ubuzima mwabanyemo uyu munsi ukaba utari kumwe nabo, ukaba utabakunda bitewe n'uko bashobora kuba baraguteye ibikomere runaka. Ibyo ni ingaruka nyinshi zatuma umwana atiyumvamo umubyeyi, cyangwa se ari n'amahitamo yawe, bigatuma hari ukuntu umubyeyi n'umwana batumvikana. Ngeze rero kuri wa mwana wakuze, warezwe, yaba yaraciye mu buzima ubwo ari bwo bwose, ariko afite abo babyeyi uko baba barakureze kose, mu bushobozi bari bafite, cyangwa se mu buryo bwabo, mu bushobozi niba navuga ngo ni ubumenyi bari bafite mu kukurera, baragerageje. Ntabwo rero umwana uko baba barakureze kose, ntabwo umwana ajya areka kuba umwana mu rugo ngo abe afite abo babyeyi. Abo babyeyi uko yaba ari uwakwadopse niwe mubyeyi wawe, yaba ari uwagufashije ni umubyeyi wawe, niyo yaba ari uwagucumbikiye nijoro rimwe kuko yiringiye risike zawe, kuko umuntu yagucumbikiye ijoro rimwe buriya aba yirengereye yuko uramutse uhaguye yagufasha, yabyirengera akagufasha ku buryo uri bushyingurwe niba witabye Imana, cyangwa se niba hari n'ikindi kintu kikubayeho, aba yirengereye ingaruka zawe. Ndashimira cyane 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 kandi umuntu uwo ari we wese waba warafashije umwana uyu munsi akaba ari umuntu ushobora kuba yakwifasha, ageze ku rugero yakwifasha, cyangwa se yashobora no kwiha amazi, yashobora kwivugira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kimubangamiye. Ndashimira uwo mubyeyi, yaba ari uri biyologike cyangwa se akaba ari uwakwadopse. Shimiye umubyeyi uwo ari we wese uyu munsi. Ni ukuri pe, Imana yaragutoranije urarera, ariko nanjye nk'umuntu waba nararezwe, shimiye mu ruhande rw'abantu bose, yaba ari abagize ababarera bakabishingira mu buryo bwo kubadopta, yaba ari ababafashije igihe gitoya kugira ngo uwo munsi urenge babone ukurikiyeho, uyu munsi babe bakiriho, cyangwa se nabo hari icyo babasha kwifasha. Ndabashimiye cyane, kandi inkunga yanyu cyangwa se umuhati wanyu si uw'ubusa ku mwami. Mubyeyi aho uri hose ndagushimiye, no mu batagushimiye njye ndagushimiye. Mbonereho nshimire n'umuntu uwo ari we wese yewe noneho wansapotinze kuva kera hose kugeza uyu munsi, n'ubu ndacyafashwa. Nta rwego umuntu ajya ageraho adakeneye gufashwa, ariko ndagushimiye cyane. Wumve mbikuye ku mutima, yaba ari uwancumbikiye, yaba ari uwanguriye matera, yaba ari uwampaye minerivare, yaba ari uwandwaje ndwaye, n'uwangaburiye nshonje, mbashimiye ngihumeka rwose. Hari nshobora kutazabona ibyo mbitura byangana n'ibyo mwankoreye, ariko ndabashimira. Nshimiye umubyeyi wese rero, yaba ari uwambyaye, yaba ari uwambereye umubyeyi mu gihe nari mbikeneye. Ntabwo ndi buvuge amazina kuko muri benshi cyane, no kuncumbikira byonyine. Hari abantu bajya bavuga ngo dufate ineza wangiriye nyirutishe ikibi naba narakubonyeho. Ibyo byose ndabyibagiwe, ibyaba byarambayeho ndabyibagiwe. Wumve ko wowe wamfashije, kandi pe igihe nari nkeneye ubufasha n'ubu nkibukeneye. Ndagushimiye cyane byimazeyo mbivanye ku mutima, kandi n'ubu nukimfasha kuko nkeneye n'ubundi sapoti, yaba ari amaboko, yaba ari ibifatika, yaba ari morale, kunganiriza, kunkunda. Umuntu uwo ari we wese w'inshuti yanjye pe ndamushimiye. Ntabwo ndi buvuge amazina kuko mvuze amazina hari igihe nakwibagirwa, kandi uri uw'ingenzi mu buzima bwanjye. Ariko ndagushimiye
aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo. Ntabwo nashobora kuvuga amazina y'abantu naciye mu biganza, ari abampetse ku mugongo, ari abamfashije mu buryo bwose. Ndabashimiye. Umunsi ndafashe iki gihe kugira ngo wowe utekereza ko ntakibuka, wumve yuko nkweretse Imana kandi ngusabiye umugisha ku byo wakoze igihe ntari nishoboye, igihe ntari nshoboye kugira icyo niha, ukaba waragize icyo umarira. Ndabigushimiye cyane. Ijuru rikwibuke, rikwibukire n'abawe, ryibuke imirimo wakoze, kuko Bibiliya ivuga neza ko imirimo dukora igihe kizagera ikibukwa. Rero jyewe ndagushimiye nkiriho nawe ugihumeka. Ningira igihe cyo guhura nawe n'ubundi nzabikubwira, kuko sinzahwema kubivuga. Niyo yaba ari isegonda twabonanyeho ukagira icyo umarira, iryo segonda naryo Imana iryibuke. Reka rero dukomeze dusubire kuri uwo mwana. Igihe cya ndinda dawe cyabayeho kiratambuka, ariko noneho niba hariho igihe cya ndinda mwana, ibuka umuntu wese wagufashije akagufata amaboko, yaba ari uwo mufitanye isano, yaba ari inshuti yawe, yaba ari uwo mwahuriye mu nzira, yaba ari n'uwo utakibuka. Utekereze icyo gihe wari urimo, ko wari ukeneye amaboko ukaba warayabonye. Ese uratekereza iki ko wowe hari aho ugeze? Utekereza iki kuri icyo kintu waba warakorewe, ko waba yarakubereye umushumba mwiza? Umutekerezaho iki? Ese ugambiriye iki? Nkanjye ku giti cyanjye ntabwo nashobora kugera kuri buri muntu wese, ariko nibutse kugaruka inyuma nje kugushimira. Wowe rero wagize icyo ufashwa, ukagira icyo umarirwa, atari umubyeyi wawe, atari umuvandimwe wawe, atari n'uwo mufitanye isano, akakwitaho. Burya yakoreraga Imana. Nawe harageze ngo utekereze ngo ese Mana, ntabwo ndi selfish, ese sindi kwikunda, ese njye nakora iki mu gihe nk'iki? Ubyibaze nanjye mbyibaze, kuko ntabwo ari ukwishyuza. Baravuga ngo ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye ngo abagira amahirwe cyangwa se abagira umugisha. Ariko uyu mwanya ufate, utekereze, wisubireho, ujye muri cya cyumba cy'inama cyawe twavuze, utekereze utese umuntu nanyuze mu biganza, naba narigeze mushimira? Ese niba ntamushimiye mbikora uyu munsi, biracyashoboka. Ariko buriya hari ikintu cyiza Imana njya nyikundira. Yabwiye Dawidi ngo inkoni y'ubwami ngo ntabwo izava mu rugo rwawe, kubera ko yari azirikanye ineza y'Imana. Aravuga ati Imana, ngiye kukubakira inzu, kuko igihe wabereye mu ihema kirahagije. Imana yishimira icyo gitekerezo. Ntabwo yabyemeye, yavuze ko bizakorwa n'umwana we, ariko iravuga ngo inkoni y'ubwami, kubera icyo kintu cyonyine atekereje cyo kuvana Imana mu ihema, akavuga ngo biragatsindwa yuko naba mu nzu y'umutamenwa, nyamara umwami wanjye akaba mu ihema. Dawidi rero agira iryo shyaka, aravuga ati ntabwo bikwiriye. Imana nayo iravuga ngo ntabwo inkoni y'ubwami izava mu rugo rwawe cyangwa mu muryango wawe. Tuzi neza yuko Yesu yakomotse mu muryango wa Yuda, intare yo mu muryango wa Yuda, akaza kuba afite sekuru nka Dawidi, kandi niwe mwami w'abami, niwe mwami usumba abami bose. Rero Imana kuko itivuguruza yarabisohoje. Nawe uri kumva iki kiganiro, ineza wagiriwe ntabwo wayitura ahari. Uwayikugiriye ashobora kuba atakiriho, niba akiriho nawe byaba ari byiza, ariko tekereza wumve nawe ko hari ikintu wakora. Kuko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo icyatumye ngusiga i Kereti kwari ukugira ngo utunganye
ibyasigaye bidatunganijwe. Hari ugukeneye nawe uyu munsi, wikwirengagiza ngo wice amatwi. Niba hari ugusabye ubufasha, mufashe kuko arabukeneye. Ntabwo wayitura wa wundi, birashoboka ko utayimwitura, ariko umubyeyi wawe ashobora kuba hari undi bari mu kigero kimwe, wenda uri mu myaka nk'iyi. Umufashije nawe waba ukoreye ya mana uwagufashije yakoreye. Bityo ugasanga turimo turazirikana ibikorwa byiza twakorewe n'abandi, rimwe na rimwe wenda tutanabikwiriye, kuko nko kuba umuntu adafite iwabo, wenda nta n'uwabigizemo uruhare, hanyuma ukagenda undi ubafite, ufite byose, akaba ari we ugufata. Ntabwo agufiteho inshingano, ariko yarabikoze. Tekereza rero icyo kintu cyakozwe n'uwo nguwo, nawe utekereze ngo mbese niba uwo nituraga ineza ntamureba, ngiye kuyitura ndi, kuko Imana yaguhaye kurama. Jyewe wenda nakwitangaho nk'urugero, hari abantu benshi bagiye bamfasha, navuga ngo nta nubwo twari dufitanye isano, ariko barabikora. Navuze ko mubo nshimira nabo barimo. Uyu munsi nanjye ntabwo wenda nasubira inyuma ngo ngende ngo mbabwire ngo narinje kubitura, kuko ntabwo ari inguzanyo nk'uko umuntu agenda agafata inguzanyo muri banki, ariko buriya hari uburyo baba bakubitsemo umwenda, ngo uko bakugirira cyangwa uko wifuza ko bakugirira, nawe bikorere mugenzi wawe cyangwa ubikorere undi. Mwana rero ibuka, niyo umubyeyi wawe yagucumuraho bingana biti, cyangwa akaba yaragukoshereje bimeze biti, nta na rimwe azareka kuba umubyeyi wawe, kuko nubwo abandi badufasha baradufasha nibyo, ariko ntabwo uzabona undi mubyeyi usimbura uwawe. Igihe ukimufite, ibuka uhindukire, kandi niba yarakureze, bishema ry'ababyeyi, bishema ry'ababyeyi, kuko ishema ry'umubyeyi ni ukubona icyo yifuje mu mwana we cyiza kimubaho, ni ukubona umwana yareze azamuka akaba uw'umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndakwinginze, tekereza, subiza umutima impembero, cyangwa se usubire muri cya cyumba twavuze cyawe, nurangiza usubize amaso inyuma, uvuga ngo ariko harya jyewe iyo mpuye n'umuntu, ukwishyire mu mwanya w'uko wari umeze. Aho simvuga ngo yemwe uyu nguyu ntiyinjira ahangaha, yemwe uyu nguyu ntabwo nshaka kwanyegera. Oya, buriya hari igihe Imana iba igira ngo irebe niba uzirikana ya neza wagiriwe. Uyu mwanya rero ndagira ngo witekerezeho, utekereze neza ku buzima bwawe. Ushobora kuba utari muri bene wanyu, cyangwa se ushobora kuba utari mu muryango wawe, ariko buriya umuntu uwo ari we wese ubona ko akwiriye kuba umubyeyi, jya utekereza yuko aho utari umubyeyi wawe akaba ahari, hari abandi. Nawe uhagarare mu cyimbo cy'umwana w'uwo mubyeyi uri kureba aho ngaho. Ube umubyeyi, ube umwana ufasha umubyeyi, kuko turi kuri ndinda mwana. Ageze ku kigero agukeneyeho amaboko, agukeneyeho ubuzima, agukeneyeho inama, agukeneyeho ko umurandata ukamufata amaboko, kuko za ntege ziwe yazicuranuriye muri wowe. Ni wowe wamushibutseho, ni wowe ukwiriye kumufata amaboko ukamukorera nka bya bindi wifuzaga ko bagukorera cyangwa se bagukoreye. Ushobora kuba warabyifuje ntubibone, ariko tekereza. Ntabwo ndi kuvuga ngo utegeke, ariko wowe n'umutimanama wawe, wowe na cya cyumba cyawe, ugira icyo wanzura, ugira icyo utekereza. Niba hari umwana uyu munsi wabera
umubyeyi nabyo birashoboka, umubera umubyeyi. Niba hari umubyeyi wabera umwana nabyo birashoboka. Umubyeyi ntabwo ari ukuvuga ngo yakuvanye mu nda, ariko igihe ukora inshingano zo kuba umubyeyi, buriya nawe uba wabaye umubyeyi. Igihe urimo ukora inshingano zo kuba umwana warezwe ufite icyo yamarira uwo mubyeyi, gikore wishidikanya, kuko Imana ntabwo izamanuka mu kirere cyangwa se ngo ituruke ahandi zikubwire ngo nyishyura. Oya, yabigukoreshereje kugira ngo nawe uzabikorere abandi. Igihe ubikoze uba urimo ukorera ya Mana utareba. Mwana rero, wowe wamaze gukura ufite aho ugeze, kandi ku kigero icyo ari cyo cyose, ushobora kuba uri umwana wenda uvuye no ku ishuri, ariko ugasanga hari umukecuru ufite umutwaro ubona adashoboye gutwara, mutwaza. Bajyaga badushishikariza guhagurukira abakuze igihe aya mabisi manini yazaga, inaha murabizi, wenda ahandi ho yari asanzwe ahari, ariko n'inaha igihe yahaje badushishikarizaga yuko niba ubona hari umuntu ukuze uri bumwimukire, niba hari umuntu urwaye uramwimukira, niba hari ufite utwite nabwo ni byiza kwibwiriza ukamwimukira. Ese uwo muco koko uracyubahirizwa? Ndimo ndavugana n'abana cyangwa se n'abandi bantu bumva ko bari ku kigero cyo kugira ngo bagere kuri rwa rwego rwo gufasha uwo muntu mukuru uri muri ndindamwana. Ndindamwana ni igihe umubyeyi aba avuga ati nanjye nkeneye amaboko yawe, umurandate. Uwo muco koko wo kumva uhariye umuntu mukuru, ndabinginze ukomeze. Ku bawufite ukomeze, ku batawufite muwirememo, kuko nibwo buryo ushobora kuba urimo ukorera Imana utabizi. Hari igihe abantu bibwira yuko gukorera Imana ari ukuba evangeliste runaka, cyangwa se ukaba pasiteri runaka, cyangwa se ukaba apotre runaka, cyangwa ukaba umwarimu mu buryo bw'ibijyanye n'iyobokamana, cyangwa ukaba umuvugabutumwa. Oya, buriya buri muntu wese akorera Imana mu buryo bwe, akorera Imana mu buryo bwe. Igihe ufashije umuntu burya uba ukoreye Imana. Igihe urebye uwo mubyeyi udafite umufasha ikintu runaka uri kureba ukagikora, uba ukoreye Imana. Imana rero iduhana umugisha twese dutekereza kuri icyo kintu cy'uko niba waba wararezwe neza, waba wararezwe nabi, waba waraciye mu buzima bukakaye, waba waraciye mu buzima bwiza, nta na rimwe Imana izareka kugusaba kwibuka iyo neza, kwibuka ko wabayeho uri ndinda dawe, nawe utazi iyo uri, ubwenge bwawe butarajya ku murongo, ukiri mu mwijima. Igihe umuntu akiri mutoya ntabwo aba azi ibyo ari byo, ariko bakakurera bakagukuza ukagera kuri urwo rwego. Ni imbaraga zabo bari barimo bacuranurira muri wowe. Harageze rero ngo utekereze nawe ngo ese uko biri kose imbaraga bampaye nanjye nazibitura nte? Nakwitura aba bantu nte? Nakwitura Imana nte yo yankujije? Hari benshi mwanganaga batakiriho, hari benshi bazize ibintu bitandukanye, ariko wowe uracyariho. Iyo Mana yakuzigamye ikakuzigamira muri ibyo biganza, ndagira ngo uyu munsi wibuke iyo neza, wibuke ishema ry'ababyeyi, usubize ababyeyi ishema, biyumve yuko batataye igihe, biyumve yuko batari bonyine, kuko hari abagize abana uyu munsi batakibafite, ariko ubegereye ukajyayo ukavugana nabo, ukaganira nabo, ukabereka urukundo, byaba ari byiza cyane, kuko baba bumva nubwo babo badahari ariko bafite
abaje kubereka umutima w'abana ku babyeyi. Nagira ngo rero nsoreze aha ngaha mvuga ngo tekereza iyo ndindamwana, iryo jwi ririmo rikubwira ngo ndindamwana, nkeneye imbaraga zawe. Ubundi nicyo bisobanuye, birasobanuye ngo mwana wanjye nkeneye noneho ubufasha bwawe, nkeneye imbaraga zawe, nkeneye amaboko yawe, nkeneye ibitekerezo byawe, nkeneye presence yawe. Hari igihe abantu bagira ngo ubufasha ni ibifatika gusa. Umuntu ashobora kuguha ibifatika, akaguha amafaranga, akaguha n'inzu, akaguha ibiki, ariko wabura presence ye n'ubundi ugasanga ntabwo ubwo bufasha bwatanzwe, ntabwo bwuzuye. Na presence yawe irakenewe, kuko twabonye Namani mu kiganiro cyatambutse, twabonye yuko yari afite byose, ariko asigarana ikibazo kimurimo muri we cy'uburwayi bw'ibibembe, butari bukeneye amafaranga, butari bukeneye icyubahiro, butari bukeneye umuryango, akeneye umuntu ukora ku kibazo cye. Nawe hari umubyeyi wakorera ku kibazo cye, kuko tubona yuko yari umukobwa w'isuzugurwa, udafite agaciro, ariko amubonamo agira ubumuntu, ntiyaceceka, aravuga ati ntabwo naceceka, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ubonye ikibazo kuri mugenzi we ntabe yagikemura kandi abifitiye ubushobozi, cyane cyane wenda nk'igihe nk'umuntu ari mu byaha ntumubwire, icyo gihe ngo amaraso ye uzayabazwa. Ni ukuvuga ngo nubwo hari abantu bagaragara nk'aho batadufasheho, tutabashinzwe, ariko igihe utazuzuza inshingano zawe kuri bo, ibyo bintu uzabibazwa nugera imbere y'Imana. Ni Bibiliya, ijambo ry'Imana niko ritubwira ko niba utabwiye umuntu uri mu byaha ngo ave mu byaha bye, amaraso ye uzayabazwa. Niba kandi uzi gukora neza ntubikore, bikubera icyaha. Rero nari navuze ngo reka nsoreze, ariko numvaga n'ako kantu ntagenda ntakavuze. Kwirengagiza ni bibi. Reka twese tugerageze wibuke ishema, guhesha ishema umubyeyi uwo ari we wese, kuko ntabwo aho umuntu agenda hose agendana n'ababyeyi. Ushobora kuba wabasize mu ntara, ariko wagera mu mujyi, Kigali cyangwa n'indi mijyi, ukabona umuntu akubereye umubyeyi. Rero ni amahitamo yawe, cyangwa se ni wowe wenyine wo kugira umwanzuro ufata kuri icyo kintu twari tuvuzeho cyo kubera ishema umubyeyi, ugakora iyo ndindamwana. Iragukeneye muri iki gihe, iragukeneye n'ejo, iragukeneye waba uri umwana muto, waba uri umukuru, iragukeneye. Nta na rimwe utazabura kwiyumvamo ko hari ikintu wakorera umubyeyi utishoboye, ariko niyo yaba yishoboye, hari uburyo bwo kumwereka urukundo, ukamwereka yuko umwubashye, cyangwa se ukanamuganiriza kumva atari wenyine. Reka nsoreze aha ngaha, nagumye mvuga ngo reka nsoze, ariko noneho reka mvuge ngo nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Shalom.